ndagenda Imana yambwira ati nsanga igiti gisongoye ati fata kino giti ndagifata yego ati cukura ndavuga ati rero manza ro kubera ndi kugeragezwa nkaba ndi kumva amajwi yagize utega atandukanye urima ati ndakubwiye ngo ndacukura mbona akantu kameze nk'urujo kakabindi ati komeza ucukure ndacukura nsangamo ikibindi kirimo ibintu mu musozi Imana yavuze yari maze ngo igihe iri kubyira abantu kandi natwe yarabitubwiye kigiye kubohora uyu musozi ko wafashwe yego ati ariko nzakoresha umuhanuzi ati bazandika amateka ndacukura neza akabindi ka kera ni nkako muri za 80 kuko Imana yarambye ngo harimo abakobwa bakuze abenshi barashaje ariko ndabohoye ngo nyinshi ngize ute ndazibohoye uwo muntu agenda akatongera akabindi ka kera uwo mugore wari uri inyuma yanjye none abwiye ati none ibi bintu nawe yarahagaze twarazi ko ndi ikindi umukozi w'Imana arahagarara ndamubwiye ati rero kano kabindi ngiye kukamena turasenga njewe nta narinzi byo ndimo ngasenga ndi kuvuga indimi ndi kugira utandi guhana uri no gucukura ndi gucukura imvura iri no kugwa yego ubwo ndangije kugacukura ubwo ndakamena karagira ute karashwanyagurika ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana ntabwo ujya ubeshya yes reka mbasuhuze bakunzi ba Concorde TV show aho mwere hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndi hatuma Imana Concorde kafata umwanya ngo ushimire wakanze subscribe kadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha naye nabasezeranyije utabicisha irungu niyo mpamvu naje kwirebera Manishimwe Julienne mama Oruga n'umuhanuzi Imana iri gukoresha ibitangaza muri iyi minsi ugango twibutsa abantu yuko Imana yacu ivuga Imana yacu isezeranya kandi gasohoza kandi Imana yacu itajya ibeshya mvugira ngo amen mama Oruga ngo haye ikaze urakoze cyane twatuburanye haciye tunsida ntabwo twahirukanaga pe twahirukanaga kera muri mbere yavuze ngo twahirukanaga kera ngo ariko noneho twongeye kubonana tutishwe n'ibyaha n'uburiganya bw'isi yego dushima Imana yaturinze Imana ishimwe yego dushyira imbere y'Imana ugango ize kubana natwe data wa twese mwiza Uwiteka Imana ushoboye byose izina ryawe nishimwe amen witwa ndiho n'iryo zina ryawe ndibuka ababwiye Mose ngo nagende kwa Faraho ngo umubwire ngo ndiho yakuntumyeho kandi ngo ikiruta ibindi byose umubwire ngo rekura ubwoko bwanjye bugende turasenze kino gitondo tugushimiye ko waturinze hari abaryamye nabo wabarinze ku manywa natwe nevodotayinigerere natwe burakeye turashimye izina ryawe Uwiteka Imana umushumba mwiza uragira ntuzimize wataye intama 99 uje gushaka imwe yari yazimiye nitwe twazimiye turaje Kristo kugira ngo wongeye tukubone mu maso hawe twongeye
tubona kugira neza kwawe. Mbere ya byose utwejeshe amaraso yawe, utubabare ibyaha n'ibicumuro byose mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Ndasenze kugira ngo umuco wawe uganze kandi urumuri rwawe rutumurikire. Uri Uwiteka Imana ushoboye byose, urera kandi urakiranuka. Nsengeye ni ukuri Kristo ibiganiro tugiye kuvugira hano hantu byezwe nawe, kandi Kristo abarabibona bahemburwa nawe, amaraso yawe abazeho, ubabe hafi kuruta imyambaro bambaye kandi umenye kuri ibyo bibyira. Kristo nenevodota ubuhanuzi bwashira ari nevodosayini n'amagambo yashira ikijambo bavuganye natwe ntibyashira. Reka usoze amasezerano wagiranye n'ubwoko bwawe kugira ngo izajya rushigwe hejuru. Uracyari Uwiteka, turacahagaze ku munara, turindira ico watuvuzeho, kandi ubwiza bwawe nico watugeneye ari byo bitumanukira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Yego. Umeze ute? Meze neza. Urakomeye. Ndakomeye cyane. Nanjye ndaho twe tugukumbuye. Yego. Mana ishimwe ko twongeye kubonana tutishwe n'ibyaha. Yego. Hari ukuntu usenze uravuga ngo amagambo yashira, ariko ijambo Imana yavuze kubayo iririnda ibihe n'ibihe. Yego. Kandi abantu bavuga amagambo, Imana ikaza iri kuvuga ijambo. Yego. Abantu bavuga ngo urapfa, Imana ikaza iri kuvuga ngo ubaho. Yego. Abantu bakuroga ariko ntibaroga umugambi w'Imana. Cyakora umuntu yakereza umugisha wawe, ariko amaherezo uzagira ute uzasohora. Ashobora kuwukereza akakuroga ukananirwa kujya mu kazi, ariko amaherezo Imana iragukiza ukagira ute ukajya mu kazi. Ubwo bishatse kuvuga ngo mureke gutinya. Haleluya. Mureke gutinya. Yego. Yesu niwe dufite gisunika, Yesu niwe gisunika. Kandi ntacyo tuzaba. Tumufite nitwifuza undi murengezi. Amen. Amen. Uti umurozi yakereza umugisha wawe. Yego. Umugambi w'Imana yawukereza, ariko ntiyawuburizamo kugira ngo ntuzasohora. Icyo Imana yagambiriye kuri weho kizasohora. N'umurozi reka ashobora kugushyikiriza Imana vuba. Byo bimeze ute? Uzise? Uranshatse kukubwira ngo umurozi baravuga ngo nugufasha Imana gusarura. Imana mwese sareho nabo baroga ariko bagakira. Buri saha iba yageze. Burangiye reka nkubwire, hari umwana w'umugisha n'umwana w'iki, hari umwana w'umunyabugingo ngo n'umwana utari umunyabugingo. Ariko nshatse kukubwira ngo uko byaba bimeze kose nta muntu Imana yagize uteye yaremeye umuvumo. Twese turi abanyamugisha. Reka nkubwire nibyo natangira no kukubwira ngo umurozi yakuroga, yakereza umugisha wawe, ariko ntiyagize ute ntiwareka kuza. Abantu bakereje imigisha yacu canga yanyu, ariko Imana yo mwijuru irimanukiye ije kugira ute gusoza icyo yavuganye namwe. Amen. Yego. Uzwi nk'umuhanuzi udakunda yuko abantu bamubwira ibyifuzo cyane rwose. Hari Imana yo kakubwira ibyawe ahubwo wowe, kuko uravuga uti nge nanga umuntu umbwira ibyifuzo bye. Kuko nge niba ari Imana nsenga koko, iyo Mana umuntu twavugana kare niko ari ukumbwira turi kuganira tutarajya imbere ya kamera, ati ni gute umuntu twavugana kuri telefone ariko umwango musengere tukavugana iminota irenga 5 nta kintu Imana irambwira, kuko iyo yaba ari Imana nsenga cyangwa yaba ari yindi. Nese urukumva koko yaba ari Imana umuntu mwaganira mukibwirana, maze ko mu biganiro byose mwaba mwagiranye Imana ikakukwereka intuza ye, iyerekwa rye byose ishobora kutabikwereka, ariko ikwereka iby'ingenzi byose yanabikwereka. Hariho n'ibyo uguhisha. Kuko Imana n'ubundi si telekomande. Yego. Wowe nta muntu uraguhamagara ngo muganire afite icyo cyifuzo nyine ashaka yuko aguhamagaye mu ntego yo guhamagara. Hari umuntu uguhamagara n'ubundi cyo tubereho no kumva abandi. Yego. Nkamwumva rwose akambwira, rega hariho n'ubu ufite ikibazo akakikubwira kumva araruhutse. Abantu bagize ute baratandukanye, ariko hariho no guhamagara ako kanya ngaro ngo mbwira ibyanje ngo wabibonye ute. Nakwibwiye ngo mbwira ibyanje. Ntago ari ngiye ubikubwira, ni Uwiteka Imana wampamagaye ubikubwira. Ariko nawe ukigira confidence nyine. Ngiyeho icyizere ndagifitiye rwose. Ngiye nifitiye icyizere cyiyamamagaye. Ntagifite cyane nicaye hano kuri kamera. Ntagiye se wumva ucitse intege ku buryo uvuga uti ntago nditaba abantu, kuko abaguhamagara benshi abari abashaka ngo basengere kagatera. Ntago munsi nditaba telefone ndikumva
nta mavuta mfite abampamagara mu basengere ndikumva nta kintu nabona cyo kubabwira. none si reka kubwira nta muntu njyana nga gusengera. Ariko mbona abantu banditse ngo yanze kudufata telefone gatanze nimero zitariho. Mbese ngo telefone mbese abagera banaguhamagaye telefone kanibana. Kubera kuguhamagara ari benshi. Ariko telefone yanjye nafite n'ikibazo da. Akenshi ntabikunda kubihari. Ariko mu iminsi ntabwo uri kuboneka pe. None se sino kukubwira. Ariko wambwiye ugiye kubona iki? Imana irayimpa. Nukuri. Imana irayimpa rwose. Ashyizeho kanti bloke ngo urebe ko iranayimpa. Dufite igisunika. Yego. Kandi izatuyobora neza cyane, izatugeza mu ijuru. Byaba bibabaje kugira ngo wumve amakuru y'isi gusa ntiwumve amakuru y'ijuru. Nende ukwaza niba nta gihutinya ukavuga uti uyu munsi nta bantu nditaba, ndikumva nta connection mfitanye n'Imana ku buryo nabona ibyo nababwira. Muri iyi si reka nkubwire, iyi si cyane yinayitinzemo akenshi nje mbaga ndi kwisengera. Akenshi mba ndi kwisengera da, kuko iby'isi ntago byoroshe. Uri kubona isi itari guhinduka. Isi iri guhinduka pe. Isi iri guhinduka. Si umunsi ko witonze cyane. Ubu nitonze ni ibisanzwe. Ntabwo abagushabu, ntabwo umeze nk'uko wabaga ushabutse. Kandi ari ibisanzwe. Aya ndikubona bidasanzwe nuko. We ko nta kibazo mfite, ndashima Imana n'abantu bakeya. Yego. Kuko ikibazo ndi kwazana n'ubuntu urakinsubira. Iki nta gihe kirakubaho. Ntacyo. Nta gihe cyari cyambaho ngiye nta munsi bwakura ntasengeye abantu. Ubwo sinzi ukuntu byaba byagenze. Sinzi ukuntu ubwo byagenze gute. Ubwo si bya bunaba nabaye iki. Ntago wumva ucitse intege ukavuga uti ndikumva nari muri mood yo kuba nabasengera. Ntancikaga ngeze ngo ncikaga intege. Ntabwo ncikaga intege. Ni rimwe nigeze gucika intege. Nasenganye n'umuntu. Yego. Tugirana ibihe byiza. Tugirana ibihe byiza we. Tugirana ibihe byiza. Byiza ariko. Aragenda pe Imana iramusubizira mutabara. Nyuma aza kunkorera ibintu bibabaje, agenda ari kunyangiriza, mbese ashaka kwangiriza izina ryanjye. Numva ncitse intege, numva ndababaye. Numva ndababaye cyane ko nkuru, numva ndababaye. Ndangije ndavuga umuntu ni iki? Umuntu ni iki? Ubundi umuntu ni iki? Umuntu ni iki mwihishemo? Numva ndababaye, numva ncitse intege bya bindi ku rwego rwa wundi Mose wamugani. Mose nongeye kumugaruka. Caje yajugunye ibisate by'amabuye. Naje narabijugunye. Imana imbe bya kabiri. Ibya mbere byaje bimeze nk'ibya kabiri se. Ibya kabiri byaje bimeze nk'ibya mbere. Webuka yuko Mose yagiye ku musozi akabaza amabuye. Naje byansabye kongera gushaka amavuta. Yego. Ariko wacitse intege. Nta cyana nakoze. Ariko we yaragiye ashaka kugira ute asi hari ukuntu umuntu yangiriza izina ryawe. Urumva ariko niyo mpamvu ndi ku by'abantu buriya twebwe ntago tuvuga ibintu, ntago tuvuga ubuhamya bw'abandi. Nge ntago mvuga ubuhamya bw'abandi, nge mvuga amateka yawe nagize ute naciyemo. Umuntu akurenganya atabajije Imana, Imana ikamurenganura itamubajije. Urumva uwo muntu yagiye aranyangiriza bya bindi bya seriye. Mbese rero Imana yari imaze iminsi iri kuvuga ngo mu musozi harimo ikibazo. None n'abantu ngiye nabimenye nyuma byaranabaye. None iravuga ati hari umuhanuzi ngiye kuzatuma kuri uyu musozi azakora amateka. Uwo muntu dusasa yayangabyeho igitero. Ndazamuka ku musozi, inyuma yanjye hari undi mugore. Urumva ndagenda, Imana yambwira ati nsanga igiti gisongoye. Ati fata kino giti. Ndagifata. Yego. Ati cukura. Ndavuga ati rero manza ro kubera ndi kugeragezwa nkaba ndi kumva amajwi yagize ute gatandukanye. Urima ati ndakubwiye ngo cukura. Ndacukura. Mbona akantu kameze nk'urujo kakabindi. Ati komeza ucukure. Ndacukura nsangamo ikibindi kirimo ibintu. Mu musozi Imana yavuze yari imaze ngo igihe iri kubyira abantu, kandi natwe yarabitubwiye kigiye kubohora uyu musozi ko wafashwe. Yego. Atari ko nzakoresha umuhanuzi
ati bazandika amateka ndacukura neza akabindi ka kera ni nkako muri za 80 kuko Imana yarambye ngo harimo abakobwa bakuze abenshi barashaje ariko ndabohoye ngo nyinshi ngize ute ndazibohoye uwo muntu agenda akatongera akabindi ka kera uwo mugore wari uri inyuma yanjye none abwiye ati none ibi bintu nawe yarahagaze twarazi ko nduri ikindi umukozi w'Imana arahagarara ndamubwiye ati rero kano kabindi ngiye kukamena turasenga njewe nta narinzi ibyo ndimo ngasenga ndi kuvuga indimi ndi kugira utari guhana uri no gucukura ndi gucukura imvura iri no kugwa yego ubwo ndangije kugacukura ubwo ndakamena karagira ute karashwanyagurika uwo mugore niwe wambaye amavideo yafashe ati nigiriye ubwoba we yahagaze ku Rwanda avuga ati reka ibyabahanuzi sinabijamo ati sibiramutse bigize ute binje ariko nkubwiye yuko nta bisigisigi na bimwe byagize ute byamfashe ubwo bishatse kuvuga ngo yamahirwe yambera gucitse iyi bisate bya mbere byaguye ibya kabiri bifata neza nukuri naragiye abo muntu akibakunye nshaka amavuta senga Imana ijambo ragendanye muze mwe nyine twihereranye niwo muririmbyi nagize ute nasenze nsenga Imana nanje numva ko Imana turi kumwe nusikaye gatabye mo kaye kamaze igihe gatabye nakakera cyane nakakera wabonye harimo ibikize harimo imisatsi harimo imyenda ibyinshi byawe byaraboze ni ibintu bimeze nk'intuza nk'uduhu ibintu byinshi bivangitiranyije n'imyenda hariho ziciyemo harimo n'amakariso nuko nkora umurimo w'Imana kubera byabisate bya kabiri wabonye byabisate bya kabiri ariko no mpamvu nje ndi kukubwira ngo Imana irakurekaga ijambo ry'Imana riravuze ngo mbaye nkuretseho gato Imana irakureka pe ikakurekaho gato ariko nzongera nkugarukeho kuruta bujya bwa mbere niko byabaye ntabwo wavuze se ngo nawe wagatabye ayo magambo si yabura ngo niwe wagatabye ngo ariko ngo ni gutenga Imana imwerekaga iby'abandi ngo igihe twasengeye muri uyu musozi ngo kubera iki ngari we ngo ukoraga ibitangaza ngo none ngo izo mbaraga ngo wazikuraga ntago tuburaga ibikomere byabo twasenganye nabo ntago wabibura kandi nta nubwo wabura n'ibikomere by'abagenzi bamufatanyije umurimo niyo mpamvu nshatse kubyanikiye kuri kamera ngo komera ukomeze umutima ongera wibarize ibindi bisate Nyagasana byandikaho amategeko yego harya Mose yari ku musozi ati bisate Imana imuha ibindi yagiye Imana yaramubwiye ati genda uje kubaza ibindi bisate yasanze Imana yo mu ijuru yagize ute yabimubarije ariko iramubwira ngo niwe urongera kugira ute kubyibariza uzi ngo Mose simbazi ukuntu byagenze Mose yarasanze Aroni kandi Aroni yari umuhanuzi mugenzi we bagize ute baremye igishushanyo cya Bali aricyo bari gusenga abantu bamuganjije abantu bakabije kuba benshi mu murimo w'Imana bakabije kugira akavuyo kenshi abantu bamajije kuba menshi niyo mpamvu Imana yabyaye Yosuwa ngo manura abantu kuri Yorodani kuko abantu bagize ute bakabije kuba benshi yego abati abo muri kugendana ntabwo baza ahubwo bamanure kuri Yorodani bamanuka kuri Yorodani Imana amubwira ngo uranywesha amashi umushire ku ruhande uraje bagize ururimi nk'imbwa umushire ku ruhande yego undi Gideon atabarana n'ingabo 300 cyane zatojwe yego reka tujye no mwanya w'ijambo ryo muri Bibiliya yego turasoma mu bami ba kabiri abami ba kabiri ibice 6 umurongo haho wa mbere bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati dore aho tuba imbere yawe hatubera hato noneho turakwinginze reka tujye kuri Yorodani umuntu wese akure y'igiti twiyubakire aho kuba
arabemerera ati nimugende. Yego. Umwe muri bo aravuga ati ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati ye ndaje. Yego. Nuko barajyana bageze kuri Yorodani batema ibiti. Yego. Umwe muri bo agitema igiti intorezo irakuka igwa mu mazi, arataka ati mbonye ishyano databuja. Yego. Kuko yari intirano. Yego. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati iguye he? Aramwereka, ahera ko atema igiti agitera mu mazi, intorezo irareremba. Aramubwira ati yisingire. Arambura ukuboko arayisingira. Amen. Haleluya. Amen. Ngo bukeye abana b'abahanuzi. Haleluya. Amen. Ngo babwiye Elisa bati dore aho tuba ni imbere yawe hatubereye hato. Ngo none turakwinginze reka tujye kuri Yorodani umuntu wese akureyo igiti twiyubakire aho kuba. Haleluya. Ubwo bishatse kuvuga ngo utari wagera kuri Yorodani nta butabazi. Utari wagera kuri Yorodani nta butabazi. Kongera kugira ute kongera kwibira. Ngo umwe muri bo aravuga ati ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati ndaje. Nuko barajyana bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema intorezo irakuka igwa mu mazi. Arataka ati mbonye ishano databuja kuko yari intirano. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati iguye he? Arahamwereka, ahera ko atema igiti agitera mu mazi, intorezo irareremba. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo hari umugisha wawe warohamye. Uwiteka, haleluya, yohereje marayika atemye igiti, intorezo umugisha wawe nurareba, shyira umugisha wawe mu izina rya Yesu. Kuko ngiyo ntorezo ngo kandi yari n'intirano. Haleluya. Hari abantu bakwinjiza mu kazi cyangwa umuntu agufasha kuja hanze, avuga ngo nutazazagera kuri zikondisiyo ndagira ute ndakuvanayo cyangwa mvuga bagira ute bakwirukane ku kazi. Ariko ngo yaravuze ngo yatamye igita kirambuye intore zigira ute irareremba. Bishatse kuvuga ngo nubwo hari ibyawe byagize ute ugitema igiti, nubwo hari ibyawe byagize ute byaguye mu mazi, iyo yari dapfa ivuganye natwe uyu mwanya. Iyi saa y'itariki iravuze ngo igiti kigiye kugira ute kureremba. Iyi tariki ya 22 umwami Yesu agira ute akwiyereka. Uwo aramubwira ati yisingire, arambura ukuboko arayisingira. Haleluya. Amen. Tugiye gusenga, dusengere mu ijambo rivuga ngo singira ibyawe. Haleluya. Fata ibyawe byarohamye, fata imigisha yawe, fata akazi kawe, fata inzu yawe, fata urushako rwawe. Abantu muri zino minsi bararushe kubera ibyo kubahumuriza byabaye kure. Abantu muri zino minsi bacitse intege. Haleluya. Ariko muri uko gucika intege birengagije ko bavuganye n'Imana. Niba baravuganye n'Imana, hariho abavuganye n'Imana, hariho n'abavuganye n'abantu. Ubwo twavuga ngo turabitandukanya gute? Hariho uwishakira indamu z'isi kugira ngo ayibone, akavanga Imana yavuze kandi itagize itavuze. Wavuganye n'umuntu ntiwavuganye n'Imana. Haleluya. Nimba uzi ko wavuganye n'Imana, Imana ije gusohoza ibyawe. Nimba uzi ko wavuganye n'abantu ntabwo bizasohora. Haleluya. Umugabo umwe ngo yigeze guhanurira umugabo ngo Imana iguhaye imodoka. Haleluya. Ngo Imana irangije mu byango wabyira umuntu ngo ubuhanushije amaranga mutima yawe ngo umuhaye imodoka. None sinjye wavuganye nawe, uragurisha iwawe nurangiza umugurira imodoka. Haleluya. Bishatse kuvanga Imana ije kubonana n'abavuze ngo yavuze kandi itagize itavuze. Kuko Imana ishaka kugira kwitabarira ubwoko bwayo. Arangije ngo aravuga ngo Imana mu byango ngiye kukwica. Uwo mugabo agira ubwoba, agenda abwira umudamu we ati Imana narahanuye mbwira muntu kandi mubwira Imana itambwiye. None Imana yamereye nabi ngiye kunyica. Ngo ningurisha ibyanje. Ninshake nsagure aho kugira ute kugura n'ubundi ahandi. Ariko ndamugura imodoka ya miliyoni enye yagurishije iwe. Aramugura ati ni njyewe kubyiye gusezeranyije. Imana yamubwira ati kandi umubwire ngo nagize ute nakubesha. Imana muri zino minsi iri gukora. Imana iri mu kazi. Abantu bacitse intege nkuzana itangazo rivuga ngo Imana iri mu kazi.
kandi Imana iri gutabara. Nubwo baba barakubesha, Imana igiye kubonana n'uriya muhanuzi, ariko ibyo yagusezeranyije ibikore. Haleluya. Ibi bikore ibonane nawe. Bishatse kuvuga ngo weho wacitse intege, weho babwiye ngo nudatanga icyo urapfa, Imana igiye kubonana n'uriya nirangiza ibikore udatanze ikintu. Imana mu ijuru nirangiza yitwa Imana. Kuko Imana muri zino minsi ni mu kazi, Imana iri guhutaza, ikongera ikagira ikongera igashinga ibendera ry'ubutsinzi. Kuko abantu benshi amahema yaraguye. Amahema amajiye kugwa, abantu bacika intege. Ariko yeri dapfa ivuganye natwe ngo ihema ryawe gikongera kujyagura, kandi igiye kongera kutugarukaho nka bujya bwa mbere, izagushumbisha ikandi izagusubiza imisozi yose y'inyarurembo. Niko ijambo ry'Imana rigize ute, rivuganye natwe. Humura, yavuganye nawe niyo kwizerwa. Nubwo baba barakubye ngo Imana iguhaye iki, Imana yakigwa kubera umuhanuzi atagifite, ariko baragirana ikibazo. Mwakira neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Amen. Koze Imana iguhe umugisha. Nawe intorezo watiye yaguye mu mugezi, ariko Imana iraje ikuremo. Amen. Ibintu byinshi, ushobora kuba wari ufite ibintu by'abandi, ukaba wari ufite amadeni, ukaba wari ugize ute, ariko Imana iraje itabare, kuko ni Imana itagikoze isoni. Amen. Reka tugane ku musozo tugusaba gutanga nimero ya telefone, kugira ngo uwifuza ko mwafatanya gusenga azaguhamagare, ubundi dusoreze n'isengesho. Nimero yanjye ni 078 08 9 019. Yego, karibu n'isengesho dusoza. Turagushimye kuko uri Uwiteka, Imana imwe ku isi no hejuru, izina ryawe nishigwe hejuru. Uri Imana iri hejuru y'ibisubizo, uri Imana iri hejuru y'abera. Turi mu isi y'ibibazo, ukaba mu ijuru ry'ibisubizo. Reka urukubane n'ubwoko bwawe, kandi urukutabare. Iyi si icuza umwijima, ubunyerere bubaye bwinshi. Kristo nsabiye inkoni zo kugenderaho, nsabye inkweto, reka ubashingira amabuye nk'ayandi bashingiye ubwoko bwa Isiraheli, bagakandagiraho bakambuka bakagera i Kanani. Reka utabare ubwoko bwawe, kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose. Turacarambirije, ntabwo twahagurutse, turagutegereje. Imbaraga zawe zituganzeho, kandi Mwuka Wera ntakatubureho. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.